Yesu reka nanjye mbasuhuza mwese abadukurikiye ku Isezerano TV by'agaciro gakomeye cyane kuba mugarutse kwa natwe nk'uyu nguyu. Reka mbashimira mwamuherereye hose, yaba inshuti zacu ziri hano mu Rwanda, mu Burundi no muri diaspora, mwese reka mbabwenga amahoro y'Imana nabane namwe. Uyu munsi twaje muri Relax Life Center, turi kumwe na muganga Desire umaze kumenya ku Isezerano TV. Twishimiye kuba namwe. Murakoze cyane, tubaye karibu. Murakoze cyane. Amakuru yanyu muri Relax Life Center? Ya tumeze neza, turashima Imana. Turabona ibintu ari amahoro. Yego. Ntabwo nakurengageze ko ari umushaka kuba wumvishe Relax Life Center bwa mbere. Ubundi Relax Life Center ni ikigo gikora serivisi zigendanye n'ubuvuzi, ariko mu buryo twita ubuvuzi bw'inyongera cyangwa se complementary therapy. Ya dukora rero ubwo buvuzi mu buryo butandukanye, aho twifashisha imirire, twifashisha uburyo buzwi nk'iyakuramyakura reflexology, twifashisha ubundi buryo bugendanye n'amamashini akangura imitsi yasinziriye, usanga indwara zitangiye kuba nyinshi mu mubiri. Tukifashisha n'andi mamashini agendanye no gusohora imyanda mu mubiri, kuko n'ubushakashatsi bugaragaza ko 30% by'indwara ahanini biziya zituruka ku myanda myinshi mu mubiri. So rero nyuma y'ibyo byose dutanga n'imiti nyongeramirire bitewe n'ikibazo umuntu afite, cyangwa se tugatanga n'ubujyanama bufasha umuntu mu buryo bwo kwirinda. Kuko abatugana ntabwo ari ukuvuga ko aba yarwaye gusa, hari n'utugana akeneye inama kugira ngo akomeze maintaining cyangwa se yirinde, bimufashe gukumira uburwayi bwakabaye kuba bumuzaho, by'umwihariko nk'izo twita indwara zitandura. Ukamenya ati ni gute wa kwirinda indwara y'umutima, ni gute wakwirinda indwara ya diabete, kwikumira hakiri kare. Aho ngaho abantu bagiye batugana mu buryo bwo gukora imbonerahamwe y'imirire, kumenya ibyo ubujijwe n'ibyo wemerewe, bitewe n'ibiro ufite, bitewe n'ubwoko bw'amaraso ufite, tukagenda tugufasha muri ubwo buryo. Yego. Aha mugabo, uyu munsi ndashaka tuze kuganira ku binure byo mu mubiri. Yego. Akenshi mujya mubikomozaho, ariko se reka ntangire nibaza, ubundi ibinure nta kintu bimaze mu mubiri w'umuntu? Ya murakoze cyane. Ushatse ko tuganira ku kintu cyiza cyane, kubera ko tuba tumaze kuvuga ko ubundi 30% by'indwara ubushakashatsi bwagaragaje yuko zituruka ku bigendanye n'imyanda iri mu mubiri. Ubundi tuvuga ko nyine ibinure nabyo ari byiza, kubera yuko umumaro wabyo usanga ibinure bituma tugira isura, ibinure bituma umuntu ashobora kubwirirwa ariko agakomeza akagira imbaraga. Ibinure mbese bibika amavuta mu mubiri akaza gukenerwa igihe kigeze, cyangwa se bikabika amazi mu mubiri akaza gukenerwa igihe kigeze. Ariko hari igihe tuvuga yuko nanone ibinure byabaye ikibazo. Tuvuga ko ibinure byabaye ikibazo ahanini iyo byatangiye kurenga urugero bigomba kuba biriho. Aha twavuga yuko ubundi ibinure nibyo bita mass. Nko ku bagabo, nko ku bagore wenda niho twahera, kuko nibo bakunze kugaragaza ibinure cyane. Hari ikigero dufatiraho iyo umugore ari hagati ya 25 na 30. Ibi ni ibinure bapimira cyane cyane ku muzenguruko w'inda. Iyo biri kuri urwo rugero, umuntu aba afite ibinure biri normal, bidafite icyo bitwaye. Ibyo binure bidafite icyo bitwaye rero nibyo bizamufasha kugira imbaraga, atabashije kurya, kuba atakwicwa n'inyota, kuba atakwicwa n'inzara, kuba atagira isereri, kuba atagira ikibazo cy'isukari nkeya mu mubiri kandi atanyoye isukari uwo munsi, ibintu nk'ibyo. Hanyuma rero ku mugabo ho tuvuga ko biba biri muri indisi iri hagati ya 13 na 18. Mvuga umugabo niwe ugira bikeya. Umugabo urya uzarebe n'umuzenguruko w'inda, ku bagabo niho usanga afite ibinure bikeya. Iyo rero tutangira kuvuga ngo ibinure ni bibi, ryari tutangira kuvuga ko ibinure ari bibi igihe byamaze kurenga izindi tumaze kuvuga.
iyo byamaze kurenga izo ndisi nibwo usanga umuntu afite ibicece ku nda, nibwo usanga byatangiye kumuviramo za ndwara, by'umwihariko indwara zidakira, indwara zitandura, nk'aho usanga ibinure byinshi bishobora kumutera indwara z'umutima, indwara za diyabete y'ubwoko bwa kabiri, bikaba byamutera indwara zo kumungwa kw'amagufa, indwara z'umugongo. So ibyo byose bishobora guturuka rero kuri bya binure byabaye byinshi mu mubiri w'umuntu. Muri rusange rero ntabwo twavuga ngo ibinure nta kamaro bimaze, ahubwo tuvuga yuko bidafite akamaro iyo bimaze kuba byinshi, ibi bimaze kurenga ibikenewe mu mubiri w'umuntu. Ni ryari noneho bavuga ko umuntu afite ibinure byinshi? Bavuga ko umuntu afite ibinure byinshi igihe byanenze cya gipimo twavuze, ariko by'umwihariko iyo tuvurebye icyo bita body mass index, ni uburyo bwo kureba ikigereranyo kiri hagati y'uburebure n'ibiro umuntu afite. Iyo rero tuvuze ngo ese uyu muntu afite ibinure byinshi, biba bigendanye n'uko afite ibiro byinshi ariko uburebure ari bukeya. Uburebure ntabwo. Ni formule ngenderwaho aho ushobora kuba wakora body mass index ukoresheje formule yayo, cyangwa se tukareba umuzenguruko w'inda. Umuzenguruko w'inda, kuko tuzi yuko ubundi binure mu mubiri byibanda ku gice cy'inda. Iyo rero dusanze ku mugabo biri hejuru ya 18, ubwo abatangiye kugira ibinure byinshi. Iyo dusanze ku mugore biri hejuru ya 30, abatangiye kugira ibinure byinshi, bishobora kumuviramo za ndwara za hato na hato twagize. By'umwihariko rero impamvu ibinure aba ari ikibazo, usanga bishobora gutera abantu nk'indwara z'umutima, aho uzajya kwa muganga bakakubwira ko ufite cholesterol nyinshi. Ahangaha ni cya gihe byarenze cya gipimo cya 18, ugasanga umuntu afite ipfupfu, afite inda nini, ugasanga umuntu afite umubyibuho ukabije, umubyibuho w'ikirenga, ndetse bapima n'umutima bakamubwira ati ufite ibinure byinshi ku mitsi y'umutima. Ibi ngibi rero biza ari ikibazo, kuko ahanini bifata ingingo nyinshi, ugasanga kubera bya biro umugongo wagiye urahazahariye, kubera bya biro n'ibinure ugasanga amagufa yatangiye kumungwa kubera kwicarira umubiri we, hanyuma bikamuteza ikibazo. So rero naho ngaho tuvuga yuko ibinure byamaze kuba byinshi, byateje ikibazo mu mubiri we. Ni ryari noneho bavuga, ni ibihe bimenyetso by'umuntu ufite ibinure byinshi mu mubiri? Ubundi ibimenyetso by'umuntu ufite ibinure byinshi mu mubiri twabikubira mu kintu kigendanye no kugira umubyibuho ukabije. Iyo tuvuze kugira umubyibuho ukabije, ni ukuba ushobora kuba wafata ibiro byawe wabigabanya n'uburebure bwawe ubwikube kabiri, ukaza kubona birenze ndisi ya 25. Iyo rero birenze ndisi ya 25 nibyo twita umubyibuho, ariko iyo bigeze kuri 30 nibyo twita umubyibuho ukabije. Umubyibuho ukabije rero ntabwo utandukana n'ibinure byinshi mu mubiri. Ibinure byinshi mu mubiri ntabwo bitandukana na za ndwara twagiye tuvuga. Ibindi bimenyetso rero nuko nanone uzabona afite ibicece cyangwa se ibinure ku nda. Inda ye ko niyo ibika ibinure cyane cyane. Ikindi twavuga rero nk'ibimenyetso, hari ubwo usanga umuntu ababara mu gatuza. Kubabara mu gatuza, gutera udusonga mu gice cy'ibumoso, cyangwa se kugira ibinya cyane mu gice cy'ibumoso, cyangwa se twavuga nko gushanyarara, akumva igice cy'ibumoso ntigikora neza. Ibi ngibi ni ukubera yuko igiye umubiri uri kubika ibinure byinshi biragenda bikibika ku mutima. Niyo mpamvu uzasanga ari kuribwa muri icyo gice cy'ibumoso. Ikindi ni ukwahagira cyane. Kwahagira cyane yabivuze yuko imitsi iba imeze nk'iyafunganye, idafunguka neza, aho umuntu akoze urugendo rurerure hashobora kugiramo kwahagira, kubira ibyuya ku buryo budasanzwe. Ikindi ni uguhorana amavunane.
guhorana amavunane, hari nubwo umuntu aba atakibasha guhina ngo yiyambike nk'amasogisi cyangwa se afate ikintu kiri hasi. Ibi byose bimugenda bimwereka yuko afite ibinure byinshi. Ibi binure rero ntibitandukana no kugira ibibazo by'imitsi, ugasanga imitsi yarazibye. Mu bitsi rero tuvuga ko ahita agaragaza kurwara nerve sciatique, ugasanga araribwa wa mutsi rusange, wa mutsi shingiro, aho ajya guhaguruka akumva yashanyara kuguru cyangwa se yagize ibinya mu mubiri. Ibi byose byerekana yuko rero uwo muntu agiye agira ibibazo by'ibinure byinshi mu mubiri, kuko ibi binure nibyo bigenda bimuzaniramo za ngaruka. Noneho rero nko ku bagabo by'umwihariko uzasanga bibaviramo ingaruka zo gutakaza n'ubushobozi mu mibonano mpuzabitsina, cyane cyane ko buriya ibinure bigenda byibanda ku gice kimwe, ugasanga ahakagombye kujya imisemburo ijya gufasha cyangwa se vitamini zijya kubaka imisemburo. Niba ari nko ku mugabo ugasanga za vitamini zagombye kujya kubaka testosterone zigafasha prostate, ugasanga izo vitamini zose zagiye ku gice cy'inda. So rero bimuviramo na cya kibazo cyo kutuzuza inshingano. Ikindi twavuga rero nuko uyu muntu ashobora kugira ibibazo byo gutera nabi ku mutima. Ashobora kugira ibibazo byo gutera nabi ku mutima utarigaragaza ko ari hypertension cyangwa ko ari hypotension, ahubwo umutima we ukajya uhora ufite ibyo bibazo byo gutera nabi. Muri rusange ibyo ni ibimenyetso twavuga ku muntu bigaragara ko afite ibinure byinshi mu mubiri. Ibindi wenda twanagarukaho ntaribagirwa, uzasanga umuntu ufite ibinure byinshi mu mubiri afite n'imyanda myinshi mu mubiri. Ibi bigaragazwa no kubura imbaduko cyangwa se kwiganyira mu kubyuka, cyangwa se akumva afite imbaraga nkeya atazi ahantu zaturutse kandi yaruhutse bihagije. Ibi nabyo bigaragaza ko ushobora kuba ufite ibinure byinshi byateye imyanda mu mubiri wawe. Yego. Wenda tutaragera ku ngaruka ibi binure bishobora gutera mu mubiri w'umuntu, hari akabazo gato k'amatsiko ngize. Uduhaye amandise nko ku mugore ngo hagati ya 25 na 30, ariko se igihe birashoboka ko ashobora kujya munsi ya 25, icyo gihe byaba byagenze gute? Birashoboka cyane, umuntu ashobora no kujya munsi gatoya. Ubundi iyo tuvuga icyo twita body mass index, nabivuze ko ari ukugereranya uburebure bw'umuntu afite n'ibiro afite. So rero tuvuze mu kugereranya ibyo bintu tubonamo ufite umubyibuho w'ikirenga, tukabonamo n'ufite ikibazo cyo kunanuka ukabije, abo bita bagasongo cyangwa se mu zindi mvugo. Ugasanga rero afite uburebure buri hejuru ariko ibiro ni bikeya. Wajya kureba ugasanga rero na cholesterol, ibinure mu mubiri we nabyo ni bikeya. Kimwe rero nk'ingaruka nawe ashobora kugira nk'undi wagaragaje kugira ibinure byinshi, ufite ibinure bikeya mu buryo bukabije nawe ashobora kugira ikibazo mu mubiri we. Bimwe mu bibazo ashobora kugira ni nko guhorana isereri, gucika intege ku buryo budasanzwe, ugasanga araterura akantu agahita yumva acitse intege, kugira amaraso akennye, ugasanga yarwaye anemi kubera cholesterol ziri hasi. Abantu bakunze kugira by'umwihariko nk'indwara zifata mu mutwe nka depression, guhorana agahinda gakabije kubera ibinure byabaye bikeya. Nanone kugira nka stroke, ugasanga umuntu yagize stroke cyangwa se yagize ibibazo bigendanye no guhorana umujagararo, stress iri ku rwego rwo hejuru. Ibyo byose bikaza kubera kugira ibinure bikeya. Ibi ngibi byibanda kubera iki? Kubera yuko twabivuzeho ko ibinure bigira akamaro mu mubiri. Iyo umubiri wacu wabonye ibyo utari ukeneye cyangwa se hari ibyo wabuze, bya binure byacu biba byarabitsa amasukari, biba byarabitsa amavuta, biba byarabitsa amazi, nibyo bibigarura. So rero n'uyu muntu uza kwisanga munsi y'iriya endisi twagiye tuvuga, bigaragara yuko ashobora kugira ubwo burwayi twavuze. Reka noneho duhite tureba ingaruka zo kugira ibinure byinshi mu mubiri.
Ingaruka zo ni nyinshi cyane, nk'uko twagiye tuzigarukaho duhereye kuba iyo umuntu afite umubyibuho ukabije. Iyo umuntu afite umubyibuho ukabije uzamusangana ibibazo ahanini by'umugongo, ibibazo by'imitsi ntibibura, ibibazo bya nerf sciatique, ibibazo byo kumungwa kw'amagufa, kubera ko uwo muntu ntabwo aba ibiro bye biba bishikamiye umubiri we bikangiza amagufa. Izindi ndwara twavuga nanone by'umwihariko zibanda kuri ibi binure byinshi ni indwara z'umutima. Abenshi yagiye kwa muganga bakamubwira ngo umutima wawe uraterera hejuru cyangwa se ufite hypertension, usanga bidatandukana nuko afite ibinure byinshi ku mutima akenshi. Cyangwa se iyo bakubwiye ngo ufite ibibazo bya hypotension, usanga nanone imitsi yaragize ikibazo biturutse kuri za cholesterol. Ibindi nk'ingaruka rero ni diabete y'ubwoko bwa kabiri, kubera yuko aha turavuga nk'iyo umuntu akunda gukoresha by'umwihariko proteine cyane. Ibintu bya proteine bibika cyane ku rwego rwo hejuru amasukari mu mubiri, bikabika amavuta menshi mu mubiri. Igihe rero usanga umuntu abasha kuba yinjiza amasukari n'amavuta menshi mu mubiri kandi atabasha kugira igihe cyo kuyakoresha ngo agabanuke, ibi nibyo bizamuviramo cya gihe usanga imitsi yarangiritse, amaselire, ingirangingo zo mu mubiri zarangiritse, bimuviramo ya diabete y'ubwoko bwa kabiri. So rero iyo nayo ni ingaruka. Ikindi twavuga rero ni uko umuntu ashobora kuba afite ibinure byinshi bikageraho bijya kwireka ku mwijima, bikazamuviramo nk'indwara ya bita cirrhose, aho usanga umuntu abyimba umwijima cyangwa se akagaragaza kwereruka k'uruhu n'amaso akahinduka umuhondo. Ibi bigaragaza yuko yagize imyanda myinshi mu mwijima ndetse bimuviramo indwara ya cirrhose. Ikindi twavuga rero ni uko nanone ashobora kugira nk'indwara za pararize biturutse kubera iki? Ibinure byinshi bishobora gutuma umuntu imitsi ziba. Imitsi yazibye rero kandi ukoresha ubwonko cyane ushobora kugira stroke, ushobora kugira ibibazo bya pararize, ugasanga igice kimwe ntikiri gukora neza nk'uko bikwiriye. Ibyo byose biza ari ingaruka rero zo kugira iki kibazo cy'ibinure byinshi mu mubiri, by'umwihariko bya cholesterol. Aha wenda turimo tunagana ku musozo, ni gute umuntu ashobora kugabanya ibi binure? Ese umuntu aramutse afite icyo kibazo, mwebwe hari icyo mushobora kumufasha? Murakoze cyane. Ubundi iyo tuvuze iki kibazo cy'ibinure ni ikibazo gituruka ahanini ku mirire, imyitwarire cyane cyane igendanye n'imirire. Ese ibyo umuntu yinjiza n'ibyo akoresha biri ku kihe kigero? Hari ubwo usanga umuntu ashobora kuvuga ati njyewe ngiye gukora siporo, ariko nyuma yo kuva gukora siporo ese ibyo wariye, proteine winjije na karori watakaje, ibyo bintu biri ku kihe kigero? So rero kugira ngo umuntu abashe kuba yakontorora iki kibazo, ikintu cya mbere ni ukureba ku mirire ye. Akareba cyane cyane ibintu bigendanye n'ibinure, ni ibintu biba byaturutse ku mafunguro aturuka ku nyamaswa, nk'amafromaje, inyama, amafi, amagi, ibiribwa nk'ibyo ngibyo. So rero kugira ngo umuntu abashe gukontorora umubyibuho, abashe gukontorora ibinure byinjira mu mubiri, ni ukureba iyo regime igendanye n'imirire. Ahangaha byumvikane ko iyo umuntu avuze ngo akore siporo, ni ukuba, niba ushaka kuba uvuga ngo ndi kugabanya ibinure mu mubiri, ni ukubanza ukamenya yuko karori watakaje ukora siporo ziri hejuru y'ibyo uza gufata uvuye muri siporo. Ni ukuvuga ngo ibyo watakaje bigomba kuba biri hejuru y'ibyo winjije. Icyo ni kimwe. Ikindi ni uko rero ni byiza ko abantu bibanda ku bintu bibisi, ku biribwa bibisi. Aha twavuga nk'amasalade arafasha cyane mu kugabanya bya binure mu mubiri. Ikindi twavuzeho n'ubushize ubwo twakoraga ikiganiro, biba byiza kugira igihe cyo kwiyiriza. Burya kugira igihe cyo kwiyiriza ni nko gutegeka umubiri wawe uti ibyo wabizi
wabitse bikoreshe. Ni nko kubwira umubiri ngo ngaho irye wowe ubwawe. Iyo umubiri ubwiye ngo irye wowe ubwawe, ubwo uba wiyirije. Iyo wirije ni ukuvuga ngo ngaho umubiri nukoreshe ya masukari wabitse, nukoreshe ya mavuta wabitse. Ibi ngibi rero bifasha umubiri w'umuntu kugira ngo agire ibyo atakaza, hanyuma imitsi yongere ifunguke neza, hagire n'ibiza kwinjira. Ubwo bwose ni uburyo bwo kugabanya ibinure mu mubiri wawe mu buryo bwawe wenyine. Ariko by'umwihariko birashoboka ko hari igihe umuntu agira igihe kinini yaramaze kugira ibinure mu mubiri we, bikamubaho byinshi cyangwa bigateza uburwayi, akaba atabasha kuba yabikontorora. Ni byiza yuko rero uwo nawe ashobora kuba yatugana, kuko muri bwa buryo dufite hari uburyo bwo gukoresha imashini zisohora imyanda mu mubiri bikaba byamufasha, hari uburyo bwo gukoresha inyunganiramirire zizamufasha, hari uburyo bwo gukora imbonerahamwe y'imirire nayo izamufasha mu kuba yakontorora iki kibazo cy'imirire. Ibi byose rero bigenda bimufasha muri Relax Life Center, kuko iyo serivisi tuba tuyifite yo gufasha abo bantu. Yego. Aha muga murakoze cyane, ntekereza ko abantu babashije gusobanukirwa n'ububi bwo kugira ibinure byinshi mu mubiri, ndetse n'icyo bimaze mu mubiri, n'ingaruka zabyo kugira ibinure byinshi. Yego. Ntekereza ko ubwo ngo kuwaba yumva afite ikibazo kirenze kuri ibyo ashobora kubagana mukamusobanura, cyangwa se akaba yanabahamagara kuri nimero za telefone. Yego. Ndumva mwaduha nimero zanyu. Murakoze cyane. Reka nshishikariza abantu kuba bakumenya kwisuzumisha, akamenya ibinure bye bigeze hehe, kuko niba tumaze kubona yuko hari ingaruka ibinure bigira, kandi tukaba tuzi ko twese tugira ibinure, ni byiza no kumenya ikigero niba nta ngaruka byazakugiraho. So rero ku muntu waba ukeneye ubufasha, kumugira inama, akeneye kumenya aho dukorera no kuba yatugana, ashobora kuba yatugana aho dukorera hano Kimironko, twegeranye n'urusengero bita Foursquare Gospel Church, ruri hirya ya Marine Supermarket, cyangwa se ku bantu baturutse ku Isangano turi haruguru y'Isangano, cyangwa se akaduhamagara ku murongo wacu wa telefone, yaba kutugisha inama, yaba ari hanze, ni 0782302368. Wanyura kuri WhatsApp, wanyura ku butumwa bugufiya, tukaba twasangira nawe ijambo mu kuganira cyangwa se mu kuba watuyoboza. Reka mbashimire, kandi twizeye ko n'ubutane nitukomanga muzadukingura nk'ibisanzwe. Ni karibu cyane. Kadushimire n'abadukurikiye, ibiganiro byacu byanakagaruka. Shalom shalom.